inzara nirubaga imitsi. Mbega inzara mbega sha nirutemba imitsi. Ako wa muginga ngo niba ari gakwani niba ari gakwaye niba ari gasake ari hehera ari hehe ubu ngubu. Mana nyagasani. Gakwa nubwo tubanura ikigoryi kubona nashatse n'ahantu byibura ngurisha n'iyi telefone ngo ndebe ko umuntu ashobora kurya. Woraze mbwira gutyo reba isaha ubyukiye ingiye mba nabyutse kare ndebe ko byavamo ndebe hano kwa natekereje na muzaro nakura ejo ko nagiye kwaruza nkikopesha kawunga nitware tukariye isafura ni wayikombye muri se wayikombye wayirangiye nayo ndebe niba byavamo nje kuyikomba uzinzara mfite wowe baza umbwira gutyo ndabubwiye tuno munsi ni wowe uri bwaha ejo naragiye kwaruza ndikopesha nikopeshe n'ahantu nzinzakura amafaranga nibankwega simbizi nawe ugenda ushaka ahantu kuri nuzi wakwikopesha wavuga ngo byo gukomba amasafuriya wagira gute ntago bibuze n'ubundi kuri ikigoryi ngo wabyutse ngo murashaka ngo uburyo se bava mu mutwe cyangwa uburyo bava mu kugenda nubwo ari stay home ubu ntabwo gushaka byibona no kugenda ukabwira umuturanyi kamubwira ati waratanga gupakupira ibi bihuru warangiza byibura akagohereza n'inusu y'akawunga tukarya. Ubu ngubu dore nge mbyutse ndimo ndavuga ati telefone ndayigurisha kimwe ku kindi pochette nyigurisha ukwayo niba amadesa nyafate urugi ndugurisha ukwarwo ariko kugira kuko nta muntu wagura nese muri kijura ninde muntu wagura telefone yuzuye ninde muntu wagura telefone yuzuye byihorera ibyo bire ako wenda umbwira ngo ngiye gukupa ngo abaturanye nuho umuntu ugitanga akazi ko basigaye babyikorera urabigisha ne umbwira ngo ngiye gukupa za rwosatsi rwa runga bari rwo mereho nkupakupa nge se naguhangaye urenda ukupakupa umusatsi wanjye nakubwiye ko ukeneye umuganda gahabwa umunigo wamanga se reka nkwereke kugira ngo nkwereke wese wagiye kwiga hano turya ukareka gutera amagambo abanyamagambo dore no mugiye gupfa vuga amagambo make vuga uziguzigame na wese ni wowe je narikopesheje bazanyica nawe ugende sindi bukubwire ngo uje kuburi mukuru wanjye nago bivuza yuko ngiye ngomba kwitwa n'inzara n'ubundi nabyutse nabyemeje kama mbaya ni mbaya ngombeze nicyo kurya byange bikunze wumva sabwe ko wayo mugabo genda ureba hano kuri icyo kurya yabavuze ibyo kurya gishika inyinyi ndakwemera ahubwo genda ureba hano kuri ibyo kurya nk'umusaza subize umva rero ugende woza ari amasafuriya pititara ndayoza bupfa kubuzi ko ibiryo bizana ariko ubundi dufite amakara ahubwo ni mubise agatekerezo nibutse ku mudugudu bazanye ibiryo kandi bari kubitanga kuba bari kubitanga rero bisaba iki nta kintu bisaba wewe perezida yarabitanze umusaza wacu yarabitanze kugira ngo ino korona tere ko yazatera erega buryo nubwo uri ikigoryi bufite amakuru make wewe genda urebe ku murenge cyangwa ku mudugudu wowe ugende wowe ako se ko nako genda urebe sawa ngo baramuteye se inzu barayipfumura reka kunumva mwe iwacu bikaze nise wa undi Felicien we byagenze ute kumbona nawe abanyandikira nsaba ubufasha n'ibiki byose nacyo ndabona sinzi umuntu mbona ujano reka mwakire muyo ubu nazengurutse imidugudu yose igize uyu murenge reba ko hari ibiryo byaba bigihari ariko bambwiye ngo narakerewe kandi numvishe ngo mwatanze ibiryo muyo ubu ikibazo kinza nyangare ukuntu nsigaye ngana nonze ukuntu nanganaga reba narabuze imbaraga zinzana nari ndyamye mu buriri narabuze imbaraga zinzana ngo nze gutora ibiryo none nta kintu mwamfasha koko ahubwo bushizemo metero muyo ubu nazengurutse imidugudu yose igize uyu murenge reba ko hari ibiryo byaba bigihari bambwiye ngo amaso y'umutima nyangare nonze ukuntu
narabuze iki, narabuze imbaraga zinzana ngo nze gutora ibiryo, none nta kintu mwamfasha koko. umva mwebwe iyo mwigira abasongarere ntago muba mwumva abantu ntago birirwa bazenguruka bavuga ngo abantu badafite ibiribwa muze kubifata, nta biryo ntago gendera. Mudugu ni ukuri kw'Imana, aya niyo mahitamo yonyine nari nsigaranye. Nabyutse mu buriri nshaka imbaraga nke nari mfite, ndiyandayanda ndeba ko nagera ku mudugudu nsanga nta muntu n'umwe ushobora kuba yamubufasha. Ndavuga reka njye gushaka mudugudu iwe basi wenda hari ikintu yamfasha. None nawe nkugezeho ngo nta kintu wamfasha. Mudugu ubimenye ko nimva ahangaha nteye intambwe nsohotse, hari umuturage wo mu mudugudu uyoboye uraba ugiye gupfa kandi yishwe n'inzara kandi mwaratanze ibiryo. Ubuse basi wanamfashije wenda ukama n'inusu kuri bya bindi wenda wowe wenda baba baraguhaye ko nawe uri umuturage nk'abandi, sibyo? Mudugu basi mumfashe, ni mumfashe rya none mu ijuru nzifasha, sibyo? Ndabinginze. Si ubundi busanzwe wakoraga iki? Mudugu nari umufundi, naryaga ari uko nagiye. umva ubundi uribana ariko reka ndeka ko kubaza ibibazo byinshi utampfiraho hano, reka nkubaze wowe ubu ngubu izi saha ubundi ubize saha uragenda ubiteke sangana. Reka nkuyore ngiye kuguhereza akanusu konyine mfite, uzajya umenya kwizigamira. Ureba abayobozi wowe bime kumbaza ngo ndabiteka ryari, urebe ko ndi buri gihe bitekera. Wewe bime gusa tu ndari uyu munsi. umva we nibagiwe amakaye yanjye cyumba mbikamo gisi mbwira harya ubundi witwa nitwaga kwandi Presiperi. Presiperi nesa ahubwo kandi no muri list ahubwo ndumva nta muntu ngeramo witwa Presiperi. Ese ntago wandusha umukuru w'isibo ya Isibo rwose isibo banza bareteye njyanye Mudugu wanyihera ubwo ibiryo wanzaniye nkigendere. ubundi se ubundi iki bundi cyambwira ko uri umuturage wawe, ariko wenda reka nkwiyorere mpereze irangamuntu yawe musenyire wigengere nta kibazo, n'ubundi bwari ubufasha nawe ngiye kuguha. Ngo irangamuntu muyobo ni ukuri kw'Imana mfasha, irangamuntu narayitaye kera, ariko bafunze nyine batubwiye kuguma mu rugo, ndimo ndapanga kugira gute kujya kudekarara kugira ngo bameze nshyashya. None muyobo rwose wampaye ibiryo utagombeye rwose indangamuntu muyobo. Muyobo n'ubundi byari ibyo kuguhereza kugira ngo udapfa, niba ntarangamuntu ufite Mana y'isi n'ijuru ifasha imfubyi n'abakenewe, ubu kukumana aka kanya umfashije iki? Ariko muyobo Imana niyo itamfasha njyewe ndifasha sha kuba bijyanye n'inzara mfite, aho kugira ngo ngende ntabijyanye. Aka kadirishya nagakuramo wenda nzajya ngenda ndyaho gato gato, sinzi uko ndibigenza. Ariko muyobozi we urabima we, ntago naba nagiye nabonye ibiryo we muyobozi yewe sha ngo ibintu ngo by'isibo ngo ibintu ngo by'amarangamuntu ndarivanamo sha kuko nta hantu bihuriye n'inzara. Sha ndumva ari nakomeye. Marikuramo sha inzara mfite